Ese wajyaga wibaza kuki ubukene buza nk'umujura utunguranye kandi warakoze cyane? Bibiliya itubwira ko hari inyamaswa ntoya cyane ishobora kutwigisha icyo abanyabwenge bose bananiwe kumenya. Niba udateganya ejo hazaza, uyu munsi uba watumiye amakuba mu nzu yawe utabizi. Uyu munsi ugiye kumenya kuki gukora cyane bitavuze gukora neza, n'icy'urutozi cyangwa ikidodo kizi wowe utazi. Mu migani ibice 6 ku murongo wa 6 kugeza ku wa 8 aragera hati: wa munebwe we, ijya ku kidodo urebe imyifatire yacyo ube umunyabwenge. Ntabwo gifite umutware cyangwa umugenzuzi cyangwa umutegetsi, ariko mu mpeshyi kibonera ibyo kurya mu isarura, kikishakira ibyo kizatunga. Isomo riri hano rikomeye niri: urutozi cyangwa ikidodo ntago gitegereza ko hagira uwugenzura cyangwa uwugihatira gukora. Gikora gishingiye ku kinyabupfura cy'imbere, self discipline. Abantu benshi bategereza ko umukoresha abashyiraho ijisho cyangwa ko ibibazo bibageraho vuba ngo babone gukora. Isomo ryawe uyu munsi: rekeraho gutungwa nuko hari ugushinzwe. Fata umwanya uyu munsi utegura ikintu kimwe kizatuma ejo hazaza hawe haba heza kurusha uyu munsi. Discipline nyakuri ni ugukora igikwiye kandi mu gihe gikwiye, nubwo haba nta muntu uri kukureba. Wikomeza gusinzira ku nzozi zawe kuko ubukene ntago buburira. Ese witeguye gukanguka uyu munsi ukibona nk'urutozi cyangwa ikidodo? Niba wiyemeje kugira ubu bwenge uyu munsi, andika niteguye mu bitekerezo. Urugendo ruracyakomeza. Jya uzinduka uyobora umunsi wawe.